umutwe w'amagambo uvuga ngo imbaraga z'Imana. Imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana. Imbaraga ziri hehe? Mu ijambo ry'Imana. Turi muri Yesaya 55:11. Ariko navuganye na pastor namusaba ko bishoboka uzajye mu mpanga y'iki cyanditse. Iri mu Baheburayo 4:12. Vuga ngo ijambo ry'Imana nirizi. Ijambo ry'Imana rifite iki? Rifite imbaraga kandi nirizi. Inshuti mushuka Imana ngo kugisha mwinshi. Aba bantu twasezeranye ko tuzatangira saa 4, saa 3, saa 11 tugasoza. Mana nziza, Mana y'urukundo, Mana y'imbabazi, twongeye kugushimira kubw'uyu munsi mwiza utugeneye kugira ngo dusangire ijambo ryawe, kugira ngo dusabane Mwami mwiza, kugira ngo duhure tudahujwe n'ikindi, ahubwo dukeneye wowe, dukeneye ubuntu bwawe, ubwiza bwawe, imbaraga zawe. Mwami reka byose twifuza bitubeho. Turagushimiye yuko watwemereye, turagushimira ko twese waturinze tukahagera amahoro, turagushimiye ko turi amahoro, turagushimiye ko Mwami twizeye kuzakomeza kuturinda nanone. Iki giterane gitangizwe nawe Mwami, maze utuyoboze umwuka wawe wera, bigaragara ko ufite aho utwerekeza kandi bigaragara ko hari icyo ushaka gukora muri twebwe. Intambwe ku yindi Mwami, tujye tugenda tuba mu bwiza tujya mu bundi, kugira ngo turusheho kuzuzwa, kuko wavuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Umwuka wera nabamanukira, reka umwuka we wera tumanukire, duhabwe imbaraga kandi tuyoborwe nazo, tugendere muri zo, kugira ngo tuzasoze igiterane cyacu kigeze ku ntego ndetse n'umusaruro ukwiriye waduteguriye ndetse watugeneye muri iki cyumweru. Ndagushimiye kubw'abagaragu bawe n'abaja bawe bari hano. Ndakwinginze Mwuka wera, nguze uba ari wowe ufata agatuti, maze uganire natwe ibasha kutugirira umumaro, mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Subira mu byicaro byacu, basuhuze mu izina rya Yesu. Ndashima Imana ko ndi hano kandi ko byanshobokeye kuhaboneka. Ntabwo byari byoroshye kubera umurimo. Kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa 8 buri munsi giterane ku kindi, kandi ari ibintu bikomeje, ariko muri byose dushimiye Imana ibitegura yarangiza ikanabidushoboza. Rero ndayishimira cyane ko mpari uyu munsi. Yenda nanjye byari bube bitankundiye, natekereza ko nkwiriye no kuruhuka cyangwa kugira ibindi nshyira ku murongo, ariko ubwo yabyemeye bifite impamvu. Kuza hano nta musozi ubibamo, ahantu hose mba numva hamanuka. Haleluya, haleluya. Sinzi niba ijambo mvuze riri bwumvikane, ariko nyine abari bushobore kurisingira baryumve. Ntabwo mvuga ko umuhanda wose wakozwe ari kaburimbo, ahubwo n'ubundi muhanda uharuwe neza. Ni nko kumpamagara umbwira ngo njye iwanjye, njyayo numva nta musozi ubirimo. Ni nayo mpamvu ndi hano nguwe neza, nishimiye kuhaba. Ndashima Imana kubw'abakozi b'Imana bari hano, by'umwihariko Pastor Munyinya ushize yari ari kumwe natwe mu giterane twari dufite Rwemiyaga, adufasha ikintu gikomeye. Ntabwo byari byoroshye ko wabona n'uko uvugana n'umuntu, ndetse n'uburyo twatandukanye yarabibonaga ko byasaga nk'abantu bari mu. Niba adashobora kumpamagara ngo mbure kandi mbakure, ubwo
wowe wa bugufi ukwiriye kuza cyane. Imana nikomeze rero ibashoboze. Abashumba Imana ibahugisha, twishimiye kubana namwe kandi uko turi bugende twinjira mu ijambo ry'Imana, Imana irushaho kutugirira neza hamwe n'abera. Haba yari umuntu ubonye bwa mbere ni ukuri rwose kandi byaba ari na byiza, ntabwo nzwi n'abantu bose, ahubwo babisobanuye ko itorero ryakomeje kubyara nyuma y'aho tuviriya. Nitwa Rukundo Francis, ndi umwana w'Imana, ni umukristo mu itorero rya Apostles and Prophets Church, naho dukorera umurimo w'Imana kubw'ubuntu bwayo. Rero twishimiye kuba turi hano muri iyi minsi. Tugiye kuganira ku mutwe w'ijambo uvuga ngo imbaraga z'ijambo ry'Imana. Haleluya. Mbere y'uko tuzavuga imbaraga zaryo, tuzabanza tuvuge riyo. Utarimenye kubwira imbaraga zaryo byakurushye, ariko iyo wamaze kurimenya ukamenya imbaraga zaryo, ukamenya nawe ukwiriye guhagarara kugira ngo zikore, ntekereza yuko byaba ari umugisha, ni nabwo ryahagera ariko uzi icyo urikoresha. Imbaraga zaryo zimanutse zimanukira abantu, kandi abo bantu iyo barizi bamenya icyo barikoresha ako kanya cyangwa icyo bazikoresha, bigatuma zibyazwa umusaruro kuko zahuye n'abazizi. Ariko imbaraga z'ijambo ry'Imana zishobora kukumanukira mu bantu batazi ijambo n'akamaro karyo, barangiza bakazumva bakajya bitigisa gusa bakikubita hasi, ariko bagasigarana byose byari bukemure kuko batanabimenye. Ariko iyo rihuye n'abarizi bazi imikorere n'imbaraga zaryo, ntabwo bagarukira mu kwitigisa gusa. Nyuma yo kwitigisa ubumva ubuhamya bw'ibyo imbaraga z'iryo jambo zakoze. Ntabwo rero tuzakora icyo kwikumumura cyonyine ngo twumve ko zahamanutse, ahubwo tuzishimira umusaruro rizasiga muri twebwe icyo ryakoze. Nituryumva rero neza, tuzarikoresha nirimara kutugeraho. Imbaraga zaryo nizihagera, tuzahita turikoresha kugira ngo turibyaze umusaruro. Ndaza gutangirira muri Timoteyo wa 2 igice cyaho cya 3:16. Banze nisegure kugira ngo bize kugenda uko tubyifuza. Haranditse ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Haleluya. Ngiye gusoma n'ikindi cyanditswe kiri muri Petero wa 1 igice cya 2 murongo wa 2. Haranditse ngo mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Hano turashakamo ijambo abageze iryo ryonyine rijyanye muri uyu murongo. Barakageraho, tubana n'abantu mu rusengero bakijijwe ariko bataragera ku gakiza. Turi kumwe n'abadamu bakijijwe ariko bataragera ku gakiza.
Yesu Kristo umwami n'umukiza bakiriye agakiza ariko batarakageraho. Mumbarize ngo gukizwa ndabizi warakijijwe, ariko wageze ku gakiza. Turamutse duhagurutse tukagera hariya ku muhanda, hanyuma hagahita haza umuntu w'imodoka akaza agiye gucaho, warangiza ukabona yenda ahagaze hariya akuramo umuntu, warangiza ukavuga uti wamfasha ukangeza Nyagatare, byaba bisobanuye ko ahura hari Nyagatare? Byaba bisobanuye ngo Nyagatare nta handi, nawe ahuri nta handi. Petero nk'umushumba mukuru w'itorero ry'i Yerusalemu yageze aho arangira avuga ngo mumere nk'impinja zivutse vuba, mwebwe abamaze kwakira agakiza, mumere nk'impinja zivutse vuba. Bisobanura ngo impinja zivutse vuba uko zihora zifite inyota yo kumva zishaka konka, zidashaka kumara akanya zitonse, ati mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze. Jewe rero iyo mba Petero nari bugereke n'irindi jambo ryanjye njya ndishyiramo iyo ndimo kwigisha, genda biterwa n'abo yabwiraga n'abo nanjye mbwira. Genda mvuga ngo mbere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abarebe. Ibyo ntabwo yarivuze, ariko we yahise avuga ngo abakuze, arangendereka irindi jambo rikomeye ngo abageze aho mutaragera, abageze ku gakiza. Yesu ashimwe cyane. Buriya iyo ubonye umuntu yarakiriye agakiza, ukamubona ari mu rusengero, ariko umunsi umwe ukazamwumva yasambanye, yego yatuye Yesu umwami n'umukiza, ariko yari atarakageraho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ushaka kumva undi muntu mwasenganaga cyangwa yasengaga, ejo bundi ukumva yafashe umwana w'umukobwa ku ngufu. Burya si uko atatu, si uko icyo yakiraga kitari agakiza, ahubwo nyine hari ukwemera kukakira ariko ukaba utaragashingira mu biganza. Hari no gutera intambwe imwe ku yindi kugira ngo uzakagereho. Niba ari ikintu kivunnye abarokore, ni ukugera ku gakiza. Niba ari ikintu abantu baririmbamo bakigezeho, ni agakiza. Niba ari urugendo rugoye, ni urukujyana ukagera ku gakiza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Buri muntu iyo yisuzuma yisangamo umukoro akwiriye gukora kugira ngo agere aho Imana imushaka. Gukizwa ni urugendo, si ikintu umuntu atangira ngo arare akigezeho. Mu ntambara yo muri 1990 kugera 1994 bamaze imyaka 4 hari abantu barwana bashaka kubohoza igihugu. Icyo gihugu cyose wumva cyari gifite intara ngira ni 12 icyo gihe, niba atari 11, zarimo nyine za Kibungo na Gitarama n'ibindi, murazibuka izo ntara. Icyo gihugu hari intara bari bamaze gufata mu mwaka umwe gusa, hari n'izindi bari bamaze gufata mu myaka 2, yewe no mu mwaka wa 3 hari izindi bari bamaze gushyiraho bafashe. Ariko hari intara bafashe mu mwaka wa 4. Nubwo icyo bashaka ari igihugu, ariko bagiye bagifata ibice bice. Nubwo icyo dushaka ari agakiza, ariko ntabwo turara tukagezeho kose. Cyuko niyo wakiriye agakiza, haba hari agace maka kandi inkotanyi zisaga santimetero ko hakurya ahangaha, haba hari agace umaze kubohozwa ariko utarabohozwa wese. Ntibikagutungure hari umuntu umaze imyaka 10 mu gakiza, ariko aba ari aho nubwo atagiye gusambana, ariko yaba ari aho mu bitekerezo byakumva atewe n'ibitekerezo by'irari ry'ubusambanyi. Bisobanura ngo hari agace mu gihugu cyitwa we katarabohozwa.
Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari agace muri we katarabohozwa, niyo mpamvu ajya kumva abacengezi barimo baragakoresha amarorerwa muri we, kandi aba no mu nzu y'Imana. Buriya umuyobozi wacu n'ingabo yarayoboye bamaze gufata iki gihugu, ariko 1996 n'97 ntabwo basinziraga, ntabwo baryamaga ngo bagoye, babaga bazi ko isaha iyo ari yo yose abacengezi bashobora kugira gute kwinjira mu gihugu kandi bagakora amarorero. Byatumaga baba ku burinzi buri ku rundi rwego. Iyo rero tumaze gukizwa, twebwe tuba twumva ubugingo bwacu tubweguriye Yesu, tuba twemera neza ko natwe dukijijwe. Ariko kugera ku gakiza ni ikindi. Yesu ashimwe cyane. N'impinja zivutse vuba mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku cy'abato bari muri mwe batarageraho cyitwa gakiza. Yesu ashimwe cyane. Uyu mwana w'umukobwa avutse, igihugu kigira ibyiringiro cy'uko kizaba gifite abagore mu minsi iri imbere. Nyamara hari ibihugu bimwe mu bihugu byateye imbere, ariko buriya ni no gutera imbere cyangwa no gutera imbere. Ibyo byita ko byateye imbere. Gutera imbere n'ubucucike bw'abantu byabateye kumva bakwiriye noneho kuboneza urubyaro kugira ngo igipimo cy'aho umuntu haba hari itegeko ko buri muntu abyara. Kubera ikoranabuhanga n'ibyuma bafite biri ku rundi rwego, umugore yasaba inda bakagenda bakamusuzuma, basanga icyo atwite mu nda ari umukobwa, iyo nda bakayikuramo kuko icyo bifuza ari umuhungu, kubera ko agiye kubyara umwe n'iryo tegeko. None naho azamubyarira byara umukobwa, akumva akeneye umuhungu kugira ngo igisekuruza cy'iwabo kitazazima. Ibyo byaje gutera ikibazo gikomeye mu bihe byakurikiyeho, aribyo n'ibi turimo, ko bene ibyo bihugu kugira ngo ubone umukobwa uzashaka n'idolari, umugeni muri bo abona umugabo agasiba undi, agabikora agatamira, fata imfunguzo agatamira, yafata igiceri agashyira mu kanwa kuko atazi igiceri cyo kimara. Ijambo ry'Imana mu by'umwuka rero niryo riturera, ryarangiza rikadukuza. Abamaze gukura muri ryo baba bumva icyo kurikoresha, bamenya akamaro karyo, kandi baribyaza umusaruro mu buzima bwabo. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana bamenye ni naryo rituma bamenya icyo gukora ku munsi w'amarozi yabagendereye. Iyo wabatumyeho amarozi, iyo wabarose, binjira muri Bibiliya biri mu bitekerezo byabo, bagahita bamenya icyo gukora ako kanya. Yesu atashimwe cyane. Haleluya. Iyo babona mu buzima bwabo umuvumo, bakabona hari ukuntu inyatsi zabarwije, bahita basukura mu bitekerezo byabo, bagenderera ako kanya ijambo ry'Imana ribabamo, bakabumbura impapuro bakiriye muri bo, barangiza bakavuga bati, kubera se ko tumaze gukura ariko icyo tubona ko ari inyatsi, ijambo ry'Imana ritubwira iki? Iyi nyatsi twayikira dute? Kunyura mu ijambo ry'Imana umuntu yamenya uko akira inyatsi, kunyura mu ijambo ry'Imana umuntu yamenya uko akira amarozi, kunyura mu ijambo ry'Imana umuntu yamenya uko akira indwara, kunyura mu ijambo ry'Imana umuntu yamenya uko agera ku masezerano, kunyura mu ijambo ry'Imana umuntu yamenya uko azagera ku mbaraga z'Imana cyangwa amavuta y'Umwuka Wera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Byo ubwaryo niryo rishyiraho imirongo, ndavuga ijambo. Byo ubwaryo niryo rishyiraho imirongo. Noneho wowe wicaye aho usabwa kumenya icyo ukeneye. Ese icyo ukeneye ni ugukira indwara. Ijambo ry'Imana ryagennye aho umuntu aca ashaka gukira indwara, ariko mu buryo bw'igitangaza rinyuranye iyo nzira n'aho umuntu aca ashaka umugisha. Yesu ashimwe cyane. Kandi mu bundi buryo bw'igitangaza rinyuranye iyo
umugisha banyura, kandi umuntu ushaka umugisha nawe ntanyura aho ushaka gukira indwara anyura. Yesu ashimwe cyane. Kandi ushaka uburinzi kugira ngo ibitero by'amarozi bahora bamwoherereza bitamugiraho ingaruka, nawe ntabwo anyura aho abashaka umugisha banyura, ahubwo byose bigenwa n'ijambo ry'Imana. Buri muntu rero akwiriye kwiga ijambo ry'Imana azi ko mu kurimenya neza rizajya rimuhereza inzira ari bucemo ku munsi wo kugira icyifuzo runaka akeneye. Yesu ashimwe cyane. Dufite abarokore baba mu rusengero batagaragara umugisha, batanawufite, bisa naho nta n'uwo bateze, kubera ko birengagije ijambo ry'Imana rivuga ku mugisha n'umugisha ukuboneka. Barangije bafata uruhande rumwe. Ni nayo mpamvu ugiye kuvuga iri jambo, numara kwakira agakiza ukabona ugeze mu nzu y'Imana, uzirinde gushakira Imana mu nzira imwe. Haleluya, haleluya. Niba hari umuntu n'itorero rya Kristo n'umubiri wa Kristo, nta mpamvu yo kubwihohoraho. Nari maze kuvuga ngo mu minsi yashize amatorero yacu yari afite ahantu aromboreje, yarashakiye Imana mu nzira imwe. Waza mu itorero nk'iri ari irya Aposozi, ubwo baje kunegura iwacu kugira ngo ninegura iwanyu utaza gukomereka. Waza mu itorero nk'iri ari irya Aposozi, wajya kumva ukumva ryahinyuye ibindi bintu byose, rishyira imbere akantu gato kitwa ijambo ry'Imana n'Umwuka Wera, baromborezaho. Ariko wabitegereza mu buryo bwo gutanga ukabona baraboshe. Waza kumanuka wajya muri Miracle Center ugasanga nabo bayishakiye mu gutanga. Imana ibaha umugisha, umugisha biroroshye ko banawugeraho, ariko nanone kuba bahirima n'uko bagwa mu byaha biroroshye nabyo, kubera ko ijambo ryabarinda naryo ritagwiriye muri bo. Bahura mu giterane bagasirimba, bagahamiriza, bakabyina, barangiza bakitanga, bagataha, amateraniro akaba arashoje. Gushakira Imana mu nzira imwe ni bibi cyane. Reka mubwire ibintu by'ingenzi bitareze bine uzitaho niba ushaka guhagarara neza mu gakiza ukazagera ku cyitwa ubwami bw'Imana neza. Icya mbere ni ugukiranuka. Gukiranuka gukubiyemo kwihana, kwirinda, kuva mu byaha no kureka ibyaha. Ndavuga gukiranuka. Nushobora gukiranuka, uzamenye ko ikindi kintu gikenewe gikurikiraho ari ugusenga. Gusenga uzamenye ngo harimo kwiriza, harimo kwatura, harimo gutitiriza, harimo n'ibindi. Icyo nacyo nubona wabashije kureka icyaha no gutandukana n'icyaha, warangiza ugashobora gusenga, uzamenye ko ikintu cya gatatu gikomeye gisigaye ari ugutanga. Ibi bintu bitatu iyo wabishoboye, kabone n'ubwo byose bihatse ibindi, uba wamaze kuba umuntu wuzuye. Bamwe rero baretse ibyaha barasenga ariko ntibatanga, abandi nabo baretse ibyaha baratanga ariko ntibasenga. Icyo ni cyo gituma tuba turi mu itorero dufite abakristo ariko badashyitse. Ijambo turi buze gusoma mu kanya twigeze gusoma rivuga ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse. Kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse ni uko yamenye ijambo rimubwira ukuntu ari butandukane n'iki n'icyaha, byarangiza akamenya ijambo rimubwira ukuntu asenga n'amahame yo gusenga n'uburyo bwo gusenga, yarangiza kandi akamenya ijambo rimubwira ibyerekeranye no gutanga n'uburyo bwiza bwo gutanga, n'uko ijambo ry'Imana rivuga n'uko ribyigisha. Nta byago nabo no kuba mu itorero warakijijwe, wararetse ibyaha byose, warangiza ukajya unasenga ariko ukaba warananiwe gutanga. Ibyo ni ibyaha, ibyo ni ibyaha. Cyokora sinaguciraho iteka ngo mvuge ko utazabona ijuru, uzaribona nk'uko Lazaro yaribonye. Warabayeho mu buzima bwo kwifuza k'imbwa zirigata ibisebe byawe, kubera ko nta mituweli yo kujya kwivuza.
Lazaro yaretse icyaha cyose. Biranashoboka ko gusenga yabikoraga, ariko gutanga ntiyabikoraga, ahubwo yahoraga asaba. Haleluya. Uriya mutunzi nawe birashoboka yuko ntabwo wabwiye ko uriya mugabo atasengaga. Birashoboka ko yashoboraga gutanga, birashoboka ko yari yaranakijijwemo, ariko akaba yarafashe akarongo ko gutanga, gukiranuka arabyibagirwa, kujya mu ijuru biranga. Bariya bagabo iyo nsomye inkuru yabo, nta n'umwe muri bo njya bishyiraho katike mvuge ngo yitwaye neza. Ari Lazaro ntabwo yujuje ibyari bikwiriye. Ari uriya mutunzi wahoraga adamaraye nawe ntabwo yitwaye neza. Byasabaga iki? Byasabaga ko Lazaro wamaze gukizwa yarangiza akamenya no gusenga, yiga gukora, agatanga muri duke afite, hanyuma akazabona umugisha, akabaho atari uwo kubabarira mu isi. Abantu benshi bakijijwe baba mu nzu y'Imana, basenga, baririmba, ariko badatanga, bazababarira mu isi, bazakena. Cyokora kuko bakiranuka, ijuru muzaribona. Musona ngo umunezero wanyu uri mu ijuru. Ikintu kimwe gishobora kuzafungura umunezero wawe, ndavuga mu buryo bw'umugisha, ni ugutanga cyonyine. Nicyo cyonyine, nicyo rufunguza. Uriya mugabo nawe yaragiye aratanga gusa, ibyo kwirinda ibyaha ngo yahoraga adamaraye, ntiyabyitaho. Hanyuma nawe abona isi, ntiyabona ijuru. Icyo ndimo kurwanya ni iki? Ndimo ndarwanya abakristo bicara mu rusengero, bamwe bakazabona isi bakabura ijuru, abandi bakazabona ijuru barabuze isi. Kandi Yesu asubiza igisubizo bari bamubajije, baramubajije ngo natwe abasize ibyacu byose, ubundi tukagukurikiye tuzagororerwa. Aravuga ngo muzahabwa ibibi biruta inshuro 100 muri ubu bugingo, ariko muzabone n'ubugingo buhoraho. Mu yandi magambo, ntabwo ijuru riteganya ko dupfa nabi turi hano mu isi, ntabwo ari ko biri. Imana siko yabiteganyije, siyo gahunda. Imana yemera kuguha umugisha ukiri muri iyi si, mva neza. Imana yemera gutunganya, kugutunganyiriza ameza. Ameza ni ikigaragara, ntabwo ari biri mu ijuru. Ameza ntabwo ari icy'umwuka. Yemera kugutunganyiriza ameza mu maso y'abanzi bawe. Haleluya. Iyi Mana yemera gutunganyiriza ameza mu maso y'abanzi be, birasaba ko uyu muntu yiga uko yakwitwara kugira ngo Imana ikomeze itunganye ameza, ariko bakiriho, bakimubona n'abatarapfa, akibabona babone ko Imana yamuhaye umugisha. Niki kizatuma abantu badukurikira? Niki kizatuma abantu bifuza gusenga Imana yacu? Nibyo azarigasa ibisebe byacu. Haleluya. Iyo umuntu akijijwe akamenya gutandukana n'icyaha, ibyo bisobanuye iki? Muri rwa rugendo rwo guhinduka, bisobanuye ngo umuvumo ugiye kuva mu rugo rwe ukatandukanye n'icyaha. Iyo amaze kumenya gutandukana n'icyaha, akamenya icyitwa gukiranuka, umuvumo uhita uhava. Umuvumo iyo wavuye, atangira gusenga, imbaraga z'Imana zikaza. Imbaraga z'Imana zaza, agasigwa b'abadayimoni bashaka kumurwanya no kumusahura n'inyatsi n'ibindi, nabo bakigirayo kubera amavuta yaje. Noneho yarangiza akagerekaho gutanga, umugisha waza udafite ikiwurwanya, kuko byamaze kwigirayo. Yesu kimwe cyane. Haleluya. Abamubonye bose bakifuza gusenga Imana ye. Abamubonye bose bakumva bateranira hateranira. Abamubonye bose bakumva baririmbira muri korali aririmbiramo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Birasaba yuko umuntu ahinduka, kuko niyo waba utabwirije nka Francis, impinduka igaragara ku buzima bwawe ubwayo ni ivugabutumwa. Haleluya. Ubwayo ni iki? Ni ivugabutumwa. Ibyo rero tuzabigeraho duciye mu nzira imwe yo gukundisha
ku gakiza aho benshi bapfa batanageze. Umuntu ashobora kumara imyaka 10 mu rusengero ataragera ku gakiza. Ubundi mbanze mubaza, buriya Aroni yapfuye yageze ku masezerano, Imana ibakura muri Egiputa yari yababwiye iki? Yari yababwiye ko ibajyanye Kanani. Uzi ko umuntu ashobora gupfa atageze ku masezerano? Uzi ko umuntu ashobora gupfa atageze ku ibyo Imana yamusezeranije? Uzi ko bakora na Nadabu bapfuye batagezeyo? Uzi ko batasi 10 bapfuye batagezeyo? Ikintu Imana ishaka kuzageraho ikaba yaraguhamagaye ishaka kuzakigeraho, uzakigeraho gusa niwiga kwitondera ijambo ry'Imana. Ese ashimwe cyane. Haleluya. Nta kuko ijambo ry'Imana niryo rihatse byose, byatuyobora kugira ngo tugere mu bushake bw'iki bw'Imana. Iyo ndivuga bavuga imbaraga, iyo ijambo by'ubwaryo bavuga imbaraga z'Imana. Ijambo ry'Imana rero niryo rirera umuntu, ariko nanone niryo rikuza umuntu, ariko kandi rigasa naho ryamubereye pasiteri izamugeza ku gakiza. Kugira ngo rikugeze ku gakiza, ku buryo utagira gutya mu rwase umwana ngo ako kanya umwana narwari kubaga ukabona arahwereye ngo bigucange uhita ujya mu bapfumu. Ijambo wumvishe niryo ryahita rikubwira icyo gukora igihe hari abagore baje kugira inama yo kumujyana ku muvuzi uba hariya hakurya. Ijambo ribwira umuntu icyo gukora mu gihe cy'akaga, mu gihe cy'amakuba. Ijambo ry'Imana riri mu muntu, ijambo ry'Imana riri mu muntu niryo ryambutsa umuntu ibihe, niryo ricisha umuntu mu bihe bigoye no mu bihe by'akaga. Dawidi yabivuze neza, aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima kugira ngo nazagucumuraho ku munsi mubi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nazagucumuraho ku munsi mubi. Umunsi mubi ni uwuhe? Ni igihe umugabo wanjye atangiriye kunca inyuma, atangiye no kujya ageza ndaza hanze amubita, hakaza umugore ubwira ati ariko wagiye kwa runaka ko baguhereza umuti ukamuturisha neza agatuza. Ku munsi mubi ijambo namenye rishobora kuhandeza. Uwo munsi simuhe ifu y'agacurama, simucurike ariko ntabawe n'iki? Ijambo. Haleluya. Ntabawe n'iki? Ariko umuntu wese ugera aho bikomeye, umugabo yaramuhindutse, ibintu byadogereye, ibintu byayobye, yarenda kumva gusa uko bigenza, bajyana bamubwira bakavuga icyo bamubwiye cyose akagikora, bavuga ngo bimusegura akabimusegura, bamubwiye bati bimusiga akabimusiga, bamubwiye bati bimushyire mu cyayi akabishyiramo. Burya aba yabuze ijambo, aba yayobewe icyo gukora mu gihe gikomeye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Nebukadinezari yari yaratwa abantu mu bwenge benshi, ntabwo yari umuntu umwe, ntabwo bari babiri, ntabwo yari Daniyeli na Shadraka na Meshaki na Abedenego bonyine, oya. Ariko hari abandi ibyo bumvishe batabihaye agaciro, bumvishe amajwi bo barubarara, ariko hari abandi bari bahakanye, baravuga bati nta n'impamvu yatuma tugusubiza iryo jambo. Hari abatarategereje amajwi, hari abatarategereje ko babanza kubareka, burya bareze bariya, ariko hari abandi batategereje ko babareka. Umwami akigikora igishushanyo kigishyira hariya, bo bagira bate? Barubarara, barapfukama, baracyunamira. Noneho ababitegerezaga n'ababagenzuraga basanga abandi bose bubahirije itegeko, ariko harimo bamwe batatu bonyine banze kuryubahiriza, banze kuryumvira, bo banze kubarara, banze gupfukama. Naho mama ijambo ryari ryarababwiye ko batazagira ikindi baramya uretse Imana ya Isirayeli yonyine.
amajwi. Haleluya. Buriya abarokore ntabwo babizi ko imbaraga z'ijambo ry'Imana twakiriye zidutabara gusa iyo amajwi yaje. Hari amajwi aza akabwira umugore gutabana, akabwira umugabo guta umugore, akabwira umugabo guharika umugore. Hari amajwi aza mu bitekerezo by'umuntu agatangira kubwira umuntu icyo yakora. Ariko ijambo iyo ririmo, iyo ijambo ryamugezeho, iyo ijambo ryamucengeye, imbaraga z'ijambo zitsikamira umugabo atabana n'umugore umwe, ataruka buza abandi bagore. Imbaraga z'ijambo ry'Imana zitsikamira umugabo, ukaba wamukubita urushyi ntagusubize. Kera yararwanaga, kera yari umugabo utavogerwa, ariko akavuga ati usanze Yesu yarambinduye. Hari abantu bahinduwe haleluya, hari abantu bahinduwe n'ijambo ku buryo batapfa guharika abagore babo. Atari uko babuze abandi bagore babakunze, atari uko nta bandi b'abakobwa babasekera neza, ahubwo baranyoye ijambo, barariye ijambo, barahinduwe n'ijambo. Haleluya, haleluya. Nabo bafite amafaranga nk'abana, bakabaye bishyura indaya nk'abana, bahereza n'utari indaya bakamugira umugore w'ibishoreke. Ariko ijambo ry'Imana ntabwo ribemerera. Isashime cyane. Haleluya. Iyo babajije barakubwira bati Bibiliya iravuga ngo ntituri abacu ngo twigenge. Mama, ryababujije kwigenga, rirabafata ribaromboreza hamwe, ribaha icyerekezo, ribaha iyerekwa, ribaha aho bagana, ribagenda nk'abatazi iyo bajya. Haleluya. Kubera iki? Bararisomye, rirababwira ngo nitabaza rimurikira intambwe zabo. Haleluya. Rigena aho dukandagira, ntabwo dukandagira habonetse hose. Nitabaza rimurikira intambwe zacu. Ijambo mbaraga zaryo ziza rigafata Francis rikanturisha. Mugabo wabaga mu kabari anywa inzoga rikamukurayo, wari umusinzi rikamukurayo, rikamuzana. Ndajya mubwira abarokore bari aha ngaha, imbaraga z'ijambo ry'Imana zaraduhinduye. Niba ushaka kumenya ko ijambo rigira imbaraga, reba indaya yari indaya itakiri indaya, uzamenya imbaraga zayo. Ijambo rifata indaya rikarihindura, rikayihindura. Umuntu waryamanaga n'abagabo batatu batanu ku munsi, rikamuhindura akicarana, akemera umwe agatuza. Nta minyururu ikuriho, nta migozi bamuhambiriye, ariko fashe rikamuturisha. Ukaba wiyizi ukuntu wari imfizi y'umurenge utararokoka, hanyuma uyu munsi rikaba ryarakwicaje aha. Haleluya, haleluya, haleluya. Umuntu ataravuganaga na babiri bitaramusa, hari abantu baba bitaramusabaga ngo ajye kumubwira ngo wampaye gusaba ibijumba. No, afite uko gutwara gake gake mukikanga mwaryama. Azi buriya ntabwo yananira, azi buriya ntiyananira, azi buriya ntiyananira. Ariko umunsi umwe yakiriye agakiza, yicara mu rusengero, bamubwira ijambo ry'Imana. Buri cyumweru bararimuhata, buri cyumweru bararimuhata, riraza riramufata, rirangije riramuhindura, rirangije riramutunganya. Aricara, ukabona umugabo ukabona aricaye. Buri kabari yanyweraga amazi umuntu baryamana kubayo, maze ukabona yicaye mu rusengero. Uzariti. Isashime cyane. Ejo bundi mu giterane twari dufite rw'imiyaga, gitifu y'umurenge yaraje arahagera, arareba abwira umupasiteri wari uhari, aramubwira ngo ntabwo nari nzi ko mufite imbaraga zingana zityo. Ati ntabwo nari mbizi. We rero yagize ngo nitwe dufite imbaraga kuko birabacanga, ibyacu birabacanga.
Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ati ntabwo nari nzi ko bifite imbaraga zingana guhamagara abantu 20,000 bitaba mu 81,000 bigize umurenge wa Rwibiyaga 20 byose bikaza inshuro zose nahamagaye abaturage ntegura inama za mbere tutaragira nubwo twageza n'ibihumbi 10 iba nabo mama bo babahamagara bababwira ibitari ijambo ry'Imana. Twebwe twabahamagara tukabahamagara tubabwira ijambo ry'Imana. Baza bafite ibyiringiro by'uko ari bakiza, by'uko ari babohora, by'uko ari batunganya, by'uko ari bahindura, by'uko bibasama. Yesu ashimwe. Mbaraga zayo ariko irifata umuntu wagendaga agandabira atya agendeye ku munani mu muhanda warangiza ukazamubona agenda none ari ku murongo, ukabona umuntu aratuje aragenda ku murongo, waramusanga agatanguye ariko ukabona izo yanyweye kera ziracyamurimo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Kandi wasuzuma ibintu byose yahuye nabyo mu nzu y'Imana ugasanga nta kindi bamuhaye uretse ijambo. Ubundi se hano ni iki kintu ni iminsi yose mugiye kumara, hari amafaranga turi bubahe, hari imposho turi bubahe, turabahata ijambo ariko muracyahatuje. Haleluya. 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 Abana abasizi nta kindi twabahaye ni ijambo. Abana abasambanyi nta kindi twabahaye ni ijambo. Ni rizima rero twebwe ryaradukoreye. Sashibeka agasubirana agatungana ubwonko bukajya ku gihe rifite imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Rirarera kandi ikundira ryo ntabwo rimeze nk'ibijumba. Ibijumba wabirya byonyine ukazarwara bwaki, umusatsi ugacurama, ariko ryo ririmo indyo yuzuye. Ntabwo ryo ryaguteza bwaki, ahubwo ni indyo yuzuye. Ibiryo twari tuzi byoroshye guteka ni ubunyobwa n'ubugari. Ni nabyo biryo ntakunda muri iki gihe ko byageze aha. Ariko kuba nakiriye agakiza ry'ijambo, numva ijambo, nkasoma ijambo, nkigishwa ijambo, nta na rimwe ndumva narihaze. Yesu ashimwe cyane. Iri ni indyo rirarera rigakuza ngo rikageza ku gakiza. Munyari magambo mu bacika mu cyumweru gishize aracyafite umukoro wo kubaka cyangwa devoir yo gutega amatwi akaryumva ngo rimurere, hanyuma agakomeza akaryumva ngo rimukuze, agakomeza kandi akaritega amatwi ngo rizamugeze ku gakiza. Utateze amatwi cyane ushobora kugenda utakagezeho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka dusome cya cyanditswe twasomye. Bibiliya yewe bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Iyo umuntu yumva ijambo niryo rimubwira ngo iki ni kirazira, iki ntukagikore, iki uzagikore, iki ntukagikore, iki uzagikore. Cyigisha umuntu. Igihe kimwe abagabo bigeze kumva abafarisayo baje kujya ahantu bareba ukuntu ba Petero bavuga barumva none ngo bibuka ko batigishije, bavuga ko bari abaswa. Aya magambo y'ubwenge bavuga bayakuye ngo bakirimo kwitsa ibyo, ngo bibuka ko bagendanaga na Yesu kandi nta kindi yavugaga ijambo ry'Imana. Rigira umumaro wo kwigisha abantu batize
twaramwubahaga twanamukundaga, aribyo yabaga kwigisha yarakuzimizaga neza akakwigisha ukumva wafashijwe, ariko wacungaho yandika wareba imyandikire ye. Mama yari yaragarukiye muri P4 nayo atayitsinze neza ngo yirangize P4 neza neza wa kane primaire, ariko mwicara imbere ye mvuye muri kaminuza yarangiza akanyigisha, kandi nkumva ndumva neza ibyo avuga, ndafasha ku ijambo ryigisha umuntu yarangiza agahinduka uwundi muntu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ba Petero ngo bababonye ntibamenye ko bigishijwe ijambo, baravuga ngo siko ari abasundi batigishijwe. Buriya bwenge babukuye hehe? Babukuye mu ijambo, ntuzajye ngo ni ahandi. Babukuye mu ijambo, bagendanye nawe araribaha. Nta kindi rero tuzajya tubabwira niryo, ariko rigira umumaro wo kwigisha umuntu waryumvishe neza, bitari ukuryumva gusa, ahubwo birimo no kurishyira mu bikorwa. Buriya abantu benshi bumva ijambo ariko ntibarishyire mu bikorwa, bakumva ijambo ariko ntibarigire bate, ntibakore icyo rivuga. Bene abo nibo bahorana umwera ku iriba, ntabwo ribakorera. Ijambo rikiza uwarishyize mu bikorwa, ntabwo rikiza uwaryumvishe. Ijambo rikiza uwarishyize mu bikorwa, ntabwo rikiza uwariteze amatwi. Bamwe rero mu rusengero abagore bari mu byiciro bibiri. Hari abumvira ijambo ntibaryumvira, akaba arabizi ko Bibiliya ivuga ngo nibatanga 10 bazabona umugisha, ariko nyine akaba yarabyumvisha, ariko nyine ataragitanze, nawe umugisha atarawubonye. N'ibyo mbese dufite icyiciro cy'abaryumvishe barangije ntibarishyira mu bikorwa, dufite n'ikindi cyiciro cy'abaryumvishe barangije bashyira hehe mu bikorwa. Nigeze gusoma inkuru ya bene Rekabu. Bene Rekabu bariho umuvumo, ariko mu munsi umwe ikijyanye n'uko nabwira ijambo n'ubundi, umunsi umwe mu ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya riramubwira ngo genda ubwire bene Rekabu ubazane mu nzu y'Uwiteka, ngo nurangiza ubahe vino banywe. Yeremiya aragenda abwira bene Rekabu, arababwira ngo nimuze mu nzu y'Imana. Barangije baraza ngo baricara, bahageze akomeza kuri iki jambo ry'Imana ryamubwiye ngo batereke ibicuma byuzuyemo vino, aravuga ngo ni mubi, ngo ariko barahakana, baravuga ngo ntituyinywa kuko sogokuruza wacu Yonadabu mwene Rekabu yasize adutegetse ngo ntituzanywe vino. Iyo tuvuga vino aho muri Bibiliya ntabwo tuba tuvuga inzoga, oya, nushaka kumenya icyo tuba tuvuga nabyo uzabimaze ukwayo. Arangije ati ese dutegetse ngo tutanywa vino, ngo ntituzubake n'amazu, tuzabe mu mahene menshi yose, ntituzatera inzabibu. Ubwo iryo ni itegeko ryari umuvumo. Mbese ntugatunge urutoki, ubwo iri ni itegeko. Ntuzubake inzu uzabe mu ihema, ubwo ni itegeko ryari umuvumo. Ahubwo yasize abavumye ngo ntibasubake amazu, ntibazatunge intoki, ntibazigere banazitera, ngo bazabe mu mahene menshi yose kugira ngo barame, bamare iminsi mu gihugu bimukiyemo. Naho uzakira no kubaka inzu zahita akenyuka, ntabwo azamara iminsi mu gihugu yimukiyemo. Kurikije ijambo barangije bene Rekabu bakora icyo abarokore bajya bakora. Abarokore benshi bicaye hano, natwe turi hano benshi, icyo bene Rekabu bakoze natwe twaragikoze, ariko icyo icyananiye bene Rekabu natwe benshi byaratunaniye. Bene Rekabu baraje bicara mu nzu y'Uwiteka. Abasomye iyo nkuru Bibiliya ngo mbazana mu nzu y'Uwiteka, mu cyumba cya bene Hanani mwene Gedaliya, ngo cyari icyumba gihereranye n'icyo
mbaza muzava ryari mu cyumba gihereranye n'ikibikomangoma? Abarokore benshi baraje n'imivumo yabo baza mu nzu y'Imana, bumva ijambo ry'Imana icyo ribabwira gukora, banga kugishyira mu bikorwa. Banze kugishyira mu bikorwa, bo bakajya bagira ngo bageze iyo bajya, naho bari mu cyumba gihereranye n'ikibikomangoma, n'ubwo hari icyumba cy'ibikomangoma. Buriya ibintu byose ukora iyo uteze amatwi ijambo no kurishyira mu bikorwa, bikwimura mu cyumba cyegeranye n'ikibikomangoma bikagushyira mu cyumba cy'ibikomangoma. Noneho nawe wanaze ukajya uhagarara ukaririmba ngo turi ibikomangoma turaba, ukajya uririmba nawe ukavuga ko uri igikomangoma, ariko se uzaba igikomangoma ryari? Ni igihe uzaba vi, kuko niryo jambo bavuze. Ariko ngo banze kuyumva bahera mu cyumba gihereranye n'ikibikomangoma, kandi hari ikibikomangoma. Ubwo wajya mu cyumba gihereranye n'icy'abakire waranze kungukira. Abarokore benshi rero batinze muri icyo cyumba, kandi icyo cyumba umuntu azagikurwamo no gukora icyo ijambo ry'Imana rivuga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Icyo cyumba uko umuntu ashyira ijambo ry'Imana mu bikorwa, aba arimo gucirana no kuva muri icyo cyumba cyegeranye n'ikibikomangoma, ahubwo arwana no kugira ngo nawe ajye hehe? Mu bikomangoma. Buri kuri ugiye gushyira ijambo ry'Imana mu bikorwa, aba yimuka ava mu cyumba cyegeranye nabo, avuga ngo nanjye ngomba kuba. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyu murongo rero wavuze ngo bigira umumaro wo kwigisha. Reka maze mvuge ku mumaro mu buryo bwagutse w'ijambo ry'Imana. Icya mbere gikomeye tuzavuga hafi, tuzavuga twenda kwerekera ku musozo, ijambo rirarema. Umumaro wa mbere, rirarema. Abarokore ntibigeze bamenya impamvu Imana yadushize igiye gukoresha iyo nyito kugira ngo ikunde korohere kumva, ariko yenda siko biri. Impamvu Imana yadushize ku musaraba n'umugogoro wo guhora twumva ijambo ry'Imana buri munsi, ntivuge ngo ujye muryumva nibura rimwe mu mwaka, ahubwo ishaka ngo turyumve buri munsi. Nuko Imana yarize akamaro karyo, kuko ari cyo rirema. Yumvaga ko tuzajya tuba tubiteze amatwi, hari icyo Imana izaba irimo kurikoresha irema muri twe, irema ibindi. Noneho kuko ishaka ko rituremera kenshi, igashaka ko turyumva kenshi. Yesu ashimwe cyane. Ibintu byinshi byaremwe nabyo, ariko none iyo nicaye hariya niteze amatwi, iyo nitega amatwi ryumva, mbazi ko hari ibindi ririmo kurema muri cyo. Reka babwire, dutangira umuhamagaro nawe ubibona neza, uretse ibyo urota kandi ukumva nubivamo uzahura n'ingaruka zitari nziza. Ariko akenshi umuhamagaro abapasiteri hafi hose bawugumishijwemo bamwe no gutinya gusubira inyuma ngo ibyo baje bahunga bitongera bikabafata, bakagumamo agatisha cyo Yesu yagije kitangarukamo, akumva yahashengera akahaguma kubera iki. Ariko ishusho biba bifite iyo dutangira, ni ukuri kose nta gisobanuro na kimwe cyatuma tubigumamo kiba gihari. Ariko ngo dukomeza turivuga riraruha rikarema, umuntu akazaruha akagenda akabona bya bintu byahoze bidafite ishusho, amaherezo byaragize iki? Ishusho. Yarangiza akajya abwira n'abandi ngo bazabizemo, akabwira n'abandi ngo babigumemo. Kandi iyo umuntu atangira agera akavuga ati agahenge kutubaza ngo twari umunsi mweze kuganira na madamu twashobewe, ndangije ndamubwira ngo dukomeze tubwire abantu baza mu gakiza bahure n'intambara twahuye nazo, ngo twabonaga nazo. Ariko uyu munsi turimo turenda no gushyiraho ibitimba nka bya bindi abahigi bahigishaga, bakagitega nk'aha barata bakagenda bakajya bahindira hirya ngo zose zize zigwemo. Turi hafi kujya dutega ibitimba ngo zose zize zigwemo,
Yesu ashimwe cyane. Ishusho tubona iyo tuyimenya wa munsi tuyibona ntabwo twari buvuge iryo jambo twavuze, ariko ijambo ry'Imana ryakomeje rirema ibitariho bibaho. Haba mu buzima bwanjye, haba mu rugo rwanjye, haba mu itorero nyoboye, haba n'uyu munsi riracyagira rite, n'uyu munsi riracyafite ibintu rirema, bityo rituremera ejo hazaza. Iyo ngiyo abantu ndababwira ngo ijambo ry'Imana ryaremye isi ya twese. Hanyuma rero ururimi rwawe nawe uko rikomeza rukoresha ijambo ry'Imana, kamenya icyo Imana yakuvuzeho, kamenya amasezerano, kajya watura isezerano ukaryiyaturaho. Ijambo iryo rikomeza guca mu kanwa kawe rizarema isi yawe. Ejo hazaza hanjye hazaremwa nanjye, wiyaturaho ngo ndagapfa nabyaye, ndagapfa nahetse, hanyuma byazasohora ugatangira gutwara. Najyaga mbivuga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Icya mbere ijambo rirarema, icya kabiri rirakiza, icya gatatu ririgisha, icya kane ryemeza umuntu ibyaha bye yarangiza akabivamo, akavuga ati umunyabyaha. Kandi ubundi abantu niyo yaba ari so yaragabaza niyo bari isukari ugahakana, ariko ijambo iyo rije upfuka abantu nta n'umuntu wari Imana mbabarira ko nasambiye nindi se kubarije nta wundi muntu uri aho, niryo ryamaze kugotsa igitutu mu mutima. Urimo urabwira urukuta wiherereye abantu babaruza umusambanyi, naho ririmo rirakwemeza ibyaha, ubwo ni iwabo wo kubivamo, rikagutuma rikagushyira mama, ariko rigamije inyungu ikurikira yitwa ritunganya umuntu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyo turyiga rero rigera ahantu rikatwemeza yuko kubeshya ari icyaha. Niba hari ikintu Imana yankoreye kikantumbura mu buryo yagikozemo, kera narahiraga ubusa buri kanya, kurahira mu izina ry'Imana, izina ry'Imana icyorezo, izina ry'Imana, izina ry'Imana, ariko byose bigizwe nayo ukuntu byagiye. Nicaye mu rusengero ntabwo nigeze mfata umwanya wo kuvuga ngo ndekeraho cyangwa ngo nihane kurahira izina ry'Imana. Hari n'undi ushobora kuba ari ahangaha yarumvishe kuko akagegera cyo kumva wa mugana atibuka kandi ubundi byarahoraga mu kanwa kabaye kose bakubaza, kubera ko wiyizi ko nta kuri kukuriho aba ari byo utabaza. Ariko iyo ukuri kumaze kukugera mu mbana n'impamvu yo kurahira ubwiya nabyemera. Yesu ashimwe cyane. Ariko ikintu cyitwa kurahira izina ry'Imana sinzi ukuntu cyankangutse, sinzi ukuntu cyagiye, sinzi ukuntu cyarangiye. Naho mama ijambo ririnjira rikagihanduramo, rikaza rikakwemeza ikintu ko ari icyaha ukakireka, rikakwemeza ikindi ko ari icyaha ukakireka, rikazakwemeza ikindi. Kandi reka mbabwire ukuri kuzuye, ndimo ndashaka kwerekera ku musozi mu kanya. Reka mbabwire ukuri kuzuye. Ukuri kuzuye mwubahe kariya kajambo navuze ngo ribakuze ribageze, nkashyiramo intera karekana mu gatinda. Buri muntu uri hano ajya gutama imbere y'Imana akihana. Buri muntu uri hano ngo ugende ndabamenera ibanga mbabwire ukuri. Buri muntu uri hano, niyo mwahazana na bishop mukazana na Apotre Gitwaza, noneho buri muntu bakaguha amahirwe yo kumwihisha arimo gusenguka mutega amatwi, buri muntu wazajya wumva hano umunsi arimo kwihana. Kandi uhamagawe ko utari rwose uriya nka Apotre igihe yakiri ibikorwa byo kwigisha nawe arakihaniriza. Naho mama kariya kagingo ngo ribageze, kera ntacyo umuntu yazaga kubwiriza ngo ndogoke nabazaga bamfashe nsambana, wamubonye niba atoye nishe umuntu atereka none nihanire iki, nabaga numva nta byo kwihana bihari. Naho nuko ritaraza ngo rimurikire bibone. Noneho
nkagenda ndushaho kwera biri kose singira wa wundi singira handi nari umwaka ushize singira na bya bindi byo mu myaka 5 ariko n'ubundi naho ndi mfite ibindi bintu ishubira ko atari byiza nabyo nkagenda mbireka niko tugenda dukura rero ni nako tuzagenda tukagera ku gakiza ubu hari abantu hano batakwiba atasambana atanga inzoga atanga itabi no mu bapfumu atagera ariko nawe yavuga ngo amana nawe ari ibyaha none se yakoze ibihe byaha hari ibindi bigenda bivuga uriya muzandika icyanditswe kivuga ngo icyaha ni igisa nacyo ko umuntu agenda akura ibisa n'ibyaha we bimubera ibyaha kugira ngo akunde yere kurushaho iyo umuntu rero akiri igitabavuga umubwira kureka ikintu akakubwira ati byanditse ko ari icyaha iyo umuntu akora ngo byanditse umenya ko ritaramugeza ku gakiza umenya ko rigifite urugendo rwo kumujyanayo hari ibintu twihana bidafite aho byanditse uzatinya ijambo rivuga yuko atazatwara uriho ikizinga n'umwana noneho abantu benshi bashoboye kunesha ibizinga ariko iminkanyari iracyabanana kuko baraburana ngo nasi umunkanyari nawe ni umwana oya umunkanyari ni umukunjo uri ahantu hatari ngo si umwana ariko nyine nawo warawihana Imana imbabarire nkoresha urugero imbabarire ntinya ibintu by'Imana byivanga ariko ngiye kubyivanga mu kubw'inyungu z'ubwabo igihe Aroni na Miriyamu baganiraga ukuri kuzuye ibyo bavugaga si icyaha yari yararongoye umunyetiyopiya bari babeshye ariko rero ibintu byo kubivuga ku bantu no kuvuga ukuri uzagera ahantu ubivuga mu byiha kuko nutabyiha bizajya bizana ibibembe Miriyamu ahura n'ibibembe kuko yavuze ukuri yari yararongoye umugore w'umunyetiyopiya azi koko ni kimwe icya kabiri Imana yavugiraga muri Mose koko byari ukuri urabivuga urabishinzwe ibibembe biza ngo baneguranye murazi bari bamuneguye nabi nyine kugenda ukura hari ibintu hari ahantu ugabanya ururimi none waje ukuva we wacumuye kandi ukavuga twese icyaha kirimo ni iki nase nitwe twatumye twita se nitwe twayimuteye se ngaho shomoka shomoka naho mama mu rugendo urimo yego urumva icyaha no gusambana no kunoza n'itabi uvuye mu kinyoni ariko nyine ntabwo uragera muri segonderi ubwo uri muri primary urumva ko wavuga ko yarongoye n'umunyetiyopiya ukumva ntacyo byagutwara ariko yari muri siniya na bizarire haleluya haleluya tugenda dukura ariko dukuzwa naryo yasashime cyane haleluya ukagera ubwo wumva utakwicara ahantu ngo uvuge mugenzi wawe kubera ko mwamenye ibyo byakoreye Miriyamu kandi ibyo mwendaga kuvuga byose bitaguhimbira byarabaye yenda waranamubonye mwese ntibabonaga ko Imana ivugana nawe hari bavuze ibintu biri nayo igiye kuvuga niyo bihakanye ni ukuri koko niba muri wegane n'uwo nzavugana nimwiyereka n'umuzi ariko tujya twibonanira ariko namubona ibivuganira amaso ku yandi ariko nashyushye gute kujya kumuvugaho ubu hari abantu bicaye ahangaha bataragera ku rwego rwo guhanirwa imico cyokora bagihanirwa ko baraye bikinishije abandi baraye babeshye bakabikubitirwa abandi buriya iyo umurokora gikize ashobora kubyahananura n'ibintu murakoze ntagire ikibazo ariko hakavuga uzakubwira ati pasitari arwaye umutwe kera karabaye wamusengera kandi hirya y'agakira hirya ikindi gihe n'agahaga kuki iyo natunganye rwari umutwe rwakwivuye nyine wavuye mu kinyoni kugeza ahandi hantu nyine ubwako bwako karimo iyo narakaye niba narakutse kurwara n'igifu yivayo imuka tuzagenda gake gake ubundi wari uzi ko kurakara atari icyaha none urabwiye muri class bamenya yuko kurakara ari iki ari icyaha ijambo urumva imbaraga zayo biri gutwara gake gake nk'abamwe
gakiza aho kari. Yesu ashimwe cyane. Iyo rero uri kugendera ku gakiza riragukiza, niba uribera rero ikindi. Yesu ashimwe cyane. Iyo uri kugendera ku gakiza rihita rigira rite rigukiza, ariko iyo ritarakugezayo ukomeza uriho inyatsi hano kandi naryo rihari, ariko ritaragukiza inyatsi ritaragera ku gakiza. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome icyo cyanditswe. Kandi rigira umumaro wo kwigisha umuntu kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya. Bano bagabo bicaye bamwe muranabakunda rero, muba muri aho mwayahiye mushumba wanjye noneho wareba ukuntu muvuga cyangwa mwira ukuntu bari babi nibyo ribatunganyije, riragiye rimuhinduye umuntu rimugize ukuntu rimupasi gaturanye ndagororera mushumba wanjye. Bamwe wabona yaribaga, ariko uyu munsi ubona n'amaranye, abandi wabona yarasindaga akabara akakaremura abandi akabarema inguma, ariko uyu munsi ubundi kera abantu barega bandega umuntu twaba duhuje amaso agahita ukanda cyane ku ruhande ati hirya ryari ijisho ribi cyane umuntu Yesu yarabikoze mu murimo ukaribonera aha umuntu agahita acana hari, ariko uyu munsi babona bose ngo baba bashaka gusuhuza bakenyeye batasuhuza. Ni ijambo ritunganya umuntu. Aba bantu mubona ntabwo bari batunganye. Hari n'abadamu ubona ahangaha yarakubonaga agahita akubaramo ko ari bugukuremo bitanu, murara nijoro rimwe agukuremo icumi, agakubona mu mibare gusa y'ifaranga. Byarabatunganyije kubona niyo bataririmbye, niyo batahagaze ahangaha iteraniro ngo ritagenda neza da iteraniro ngo ntibigenda neza kuko utaje byaragutunganyije. Mwe nibo wari uri wegara bacuruzaga inzoga mu kabari, bakaba bafite n'uwo bari kugarurire nabi, kaguhereza amafaranga kabona umusaba kugezemo, kaza uri aho we batwaye cya mitsingi cya pirimusi, ntiwibutse yuko batanakugaruriye, nawe yabona utabyibutse ntakugarurire, ariko bicaye hasi ibyo bagikora byarabatunganije. Mbega ngo turyemerere ridutunganye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rigamije kutugira beza, rizaduhindura beza, riradutunganya n'abataratwemeraga bakatwemera, riradutunganya n'abataratwubahaga bakatwubaha, riradutunganya n'abataradusuraga bakadusura. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Turyemerere n'ibihugu cyacu, turyemerere ridukore mu murimo. Haleluya. Turyemerere ridutunganye, turyemerere riduhindure, turyemerere ridukize, turyemerere ritubohore. Imbaraga zaryo zonyine nizo zibasha guhindura umuntu. Iyo abapasiteri aribo bahinduraga, nta muntu wakwinjira muri uriya muryango nta muhindura. Yesu ashimwe cyane. Kuko nta muntu ushaka gushumba abantu bakurushye. Umuntu uramugora rwose ukavuga, ariko iyo we yakingiye akanga ko ryinjira ngo rikore umurimo muri we, niyo wavuga imyaka itatu ujya kubona umuntu atabaye ikirenge kanze ko guki neza mukaririmba na mugasima. Naho mama afite ahantu yanangiye atajya ryemerera ngo rikore icyo Imana yaritumye, nta nubwo ajya ryemerera kugira ngo rimuhindure. Arahara ryumva ariko yanze kuryumvira, akajya agira ngo aradushuka imbuto bazajya kumva bishingiye nyuma y'imyaka ahagaze muri korali mu biterane bikomeye, kumva ngo yasoze yishingiye. Wa mwana wayobora iriya korali yarishingiye, byagenze bite? Yumvaga ijambo ariko yanze kuryumva, naryo muri izi ko rigeraho rikabenga umuntu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari akantu abarokore batigeze bamenya kadafite aho kanditse muri Bibiliya. Iyo umuntu amaze gukizwa akigera mu rusengero, Imana igena manda imyaka yo kukwihanganira. Ashobora
wajya kubona ukabona Imana irasa nk'ikimwihangana. Yaba ari aho iyo pasiteri we yaba yerekwa bingana iki, Imana ikanga kukimwereka, ukabibaza se Imana iramuhishira. Naho mama iramubara nk'uburwayi bageze kwa muganga bashyizeho serumu, iravuga iti ibitonyanga byose nibimara gushiriraho, niba twamwandikiye serumu 3, ibitonyanga byose serumu 3 zose nibimara gushiriraho tukabona adakize tuzayamanika. Buriya muri iyo muntu muyibona mukabona nubwo mwene mwamwemeraga n'uwo mumaraga yimbaye mubona akabona atuyeho ikintu ariko ikintu utamutekerezaga Imana iba yakuyeho. Nta muntu ubwira ku munsi abarokore bamenye ko yakwiriyeho. Burya mujya kumenya ko umuntu yaguye amaze nk'imyaka 5 cyangwa 10 yaraguye. Ariko Imana buriya nta muntu ushobora kugira ibyiringiro bijya ikomeza isi ngo ku minsi iri imbere yenda igiterane kiri umutunga hari ahantu kiri umusanzu ijambo rikinjira rikagira icyo rikorera, mbese igakomeza ifite ibyiringiro ikomeza itegereje. Ngiye kubabwira muraza kubimenya, muraza kubyumva neza. Noneho Imana yazageza ahantu ivuga iti okay, igihe twamuhaye kirahagije, iyikuyeho amaboko. Nibwo akora ikintu mwese mukumva itora ibicitse igikuba. Noneho nawe mama kuko akunda mu nzu y'Imana akaba yaza agapfukama akarira ngo aje kwihana, nawe mukamubabarira n'umutima wose, ariko akanga gutungana neza, akaba ananiwe aguye mu kindi, mukavuga ati ko yihana anabishaka kuki, noneho guhagarara byanze, bakuyeho ukuboko igihe cyananiye. Niyo wamugora ngo zute ntabwo azatungana, byararangiye. Ndagira ngo mbwire abantu, yenda bivuge mu kinyarwanda cyiza, umuntu umwe bigeze kuzanira umuntu arwara, bamuzana ku rusengero iwacu, hari n'abandi bantu benshi ari barateye amashyiga, hari abantu benshi aho ngaho, bamuzana arwaye abyibye ameze none amavuta nari ndimo muri iyo minsi numvaga byanga bikunda ngomba gukira. Turagiye turamusengera Imana twihorera tugikomeye igitubwira. Bukeye turyamye nijoro turyamye, Imana ivugana natwe iratubwira muri iyo muri mukure ku rusengero vuba. Ushobora no gutegereza kuvanya cyamuzanye ntakigeraho. Turagenda byuka turasenga nyuma madamu turasenga turabisengera, tubwira Imana ko dushaka ko mukiza. Ako kanya ndategereje avuga rero Imana tumukize, iratubwira ngo igitumye mubona gihumeka nimwe nagiriye imbabazi, mukure ku rusengero vuba. Umva simbyumvisha, ariko nyibutsa imbabazi ngiye uko zingana, nyibutsa ko yicaye ku ntebe y'imbabazi. Ndaribwira ngo igituma nyikwikinga nuko si ko cyicaye ku ntebe y'imbabazi. Igiye kusubiza nyuma nabi idakina, irambwira ngo hari igihe cy'imbabazi kiba cyararangiye ku muntu. Ukura ku rusengero vuba cyangwa ndabyuka mu gitondo ndabibwira, sinabibwira ibyo nabwira rero turashobora kumusengera hanyuma ugataha. Kandi ati ntabwo nabasha kugenda, ntabwo nabona uko ngerayo. Ese ntiyarahambwiye nta kibazo, natwe turi abakozi b'Imana kandi Imana izagukiza, izakubohora. Iyo tukabe tugusengere hanyuma niturangiza turagutegera moto irakujyana kugeze mu rugo, turashobora ntugire ikibazo, kugira ngo ni imbabazi nyinshi ngeze naho ndimo nirwanaho bigenda bityo tumusengera cyane, ariko tubizi ngo ni uguhuguriza umutima, ni amagambo naho batubwiye ko atagomba gukira. Tumaze kumusengera turafata tumutegera moto, yishyura 2,500 amujyana mugezi wabo, aharara ijoro rimwe buracyapfa. Noneho abantu akomeje gukurikirana amateka. Ubwo nubwo muganga aramusengera bwa mbere, yari afite utuntu yambara
ndavuga ngo naza wije kunyaka ibiri namubwiraga byiki ati bimwere kukanabireka nawe nkurikiranye amateka usanga iwabo ni abarozi rukushwa mu gice bisha abantu barababara baroga ntibareba noneho arazira ingaruka ngo by'ibyo bakoze none ingaruka zabyo zije arashaka Imana ikiza hejuru y'abantu benshi bashize irambwira ko hari igihe cy'imbabazi niba rero hari igihe cy'imbabazi kirangira ajya mubwire buri murokore ngo ijambo wakira ryemerere rigira icyo rikora hakiri kare ijambo wakira ryemerere rikubohore ijambo wakira rishyire mu bikorwa mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Imbaraga zaryo zonyine nizo zihindura ibintu byari byarananiye ababyeyi bikananira abavandimwe bikananira abayobozi bikananira inzego zitandukanye ijambo niryo ryonyine rizabibasha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibintu byari byarananiye abaganga, ibintu byari byarananiye abajyanama, ibintu byari byarananiye ijambo ryonyine niryo rizabibasha. Yesu ashimwe cyane. Muri icyo giterane twari turimo harimo umuntu w'umuganga aravuga atanga ubuhamya aratubwira ati jyewe ndi umuganga ati kandi ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi atariko Imana y'abarokore yarampinyuje ubu ni ubwa kane impinyuze. Aratubwira ati bwa mbere nari kwa muganga haza umuntu arwaye gutya na gutya mwandikira imiti ni ati igihe nshaka ndimo gukirana no kwimuha usanga ushinzwe farumasi ntagaraza igihe ntibihanganije kandi niba bikomeye mbona birenze ati haza umuntu umwe w'umurokore yishyiramo usohotse aramurambika ibiganza aramusengera umuntu nsize atabasha no guhumeka nagarutse yicaye ahaguruka aganira yigeza aherekeza abamusuye ati birandeye ati numva simbyumvishe neza atariko kansigaramo avuga ikindi gihe ubundi mubyeyi avuga ibindi. Noneho muri icyo giterane bari bazanye umuntu amaze imyaka 6 adahaguruka atagenda. Tuvuye mu iteraniro baragenda bamuzanaga bateruye bagaza gusubizayo bateruye. Uwo munsi avuga ibyo yari yaje yigenza aravuga ati Imana y'abarokore ati rampinyuje. Umudivantiste arangira kubikararira aravuga ngo bimenye umugabo wanjye ntaba yarapfuye. Ubwo yabimenyaga umugabo we baramuroze aravuza bakora ibintu byose bishoboka ari ikizungu n'ikinyarwanda biranga umugabo we arenga arapfa. Noneho ababazwa kuko abimenye nyuma umugabo we yaragiye. Yesu watashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Genda vuga ko iyo abantu bageze aho bananirwa ryo risigara rigifite ubushobozi ryo risigara niryo ryonyine ritananirwa. Yesu ashimwe cyane. Rifite imbaraga rero. Haleluya, haleluya. Bibiliya muri kiriya cyanditswe cy'Abahebuzayo 12 ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima ikintu kizima cyose kiratekereza. Haleluya. Niyo turimo kuryigisha igihe turivuga barimo gutekereza icyo biri gukorera umuntu kuko ari rizima riratekereza. Haleluya. Aho niho tuzakomereza ejo sinjya y'umuhumuro. Yesu ashimwe cyane. Ni rizima ryitegereza abantu birareba. Haleluya. Rirumva. Yesu ashimwe cyane. Ni ikinyabuzima ni rizima kandi kumenya ko ari rizima
haleluya. Umuntu n'umuhokore atangiye kwangirisha, uzamenye yuko arimo gukuramo amagambo, kuko ntiribangikana n'amagambo. Aho ijambo rigeze amagambo atagaciro, ndavuga ayandi magambo. Yesu ashimwe cyane. Hari umugambi wacu ku rusengero, yaje asanga munsi y'igiti dutangira itorero, yari yarashatse mu muryango, yari asanzwe ari umuporoso, none yageze mu muryango ajya gushakamo, atinda kumenya ko bafite ururembo ndetse nyirabukwe ariwe urukuriye. Hanyuma arangije abimenya n'inkwano zarahageze, ntacyo kibihinduyeho, biramurenga, aremera ajyayo. Ariko agezeyo amara igihe yaramye, araruka, arabyara umwana wa mbere, nyirabukwe akajya amuhendahendera kuza kujya kumukeka kugira ngo nawe yemere ayoboke. Hanyuma umudamu agahora yaraza. Igitondo kimwe nyirabukwe avuye mu rurembo no mu rugenge rwabo n'ibyo yakoraga, araza aramubwira ngo bashwekuru bavuze. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo hagire abantu bumva. Yesu ashimwe cyane. Araza ngo bashwekuru bavuze ngo uzapfa utongeye gukingira umwana ku bibero byawe. Kubera ko basuzuguye wanga kujya kumukira. Umugore wabyumve abibanda haratuza, aravuga ngo sinzajya. Iminsi yasamina uhereye umunsi yesana atangira kuyivira, azenguruka buri vuriro ryose, kandi ko kari abarangi babikoze. Arangije yigira inama, aravuga nari nsanzwe ndi umuporoso, ariko noneho agiye kurokokera rimwe. Yesu ashimwe cyane. Imana nitangiza azapfa ariko sinzajya kumukeka. Arangije asanga munsi y'igiti, turasenga ndigisha, turongera turasenga, badumije dusenga umwuka wera arabiduhishurira uko arwaye. Turamuhamagara, turumwe ko umwuka wera duhishurira ko ufite ikibazo mu nda bimeze bite. Arambwira ati nivuje kwa Rishari byaranze, nagiye kwa Gabutura byaranze, nagiye kwa Rikanika byaranze, nagiye Nyagatare byaranze. Noneho nkaba narinushe sinakenera kumubaza byinshi. Ndabwira noneho ubwo umwuka wera bivuze izere tugusengere iki. Murambike ikiganza ndamusengera, maze kumusengera ntigendera, numvaga ari ibintu ntagize ibintu bikomeye cyane. Kwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu biragendera ku amezi 8. Yego nibiranye imbere, sinamenye icyo yari arwaye ari icyabuzaga inda gukura. Ageze mu mezi 8 araza aramfata kwisoma amateraniro, ajyana ku ruhande rw'uwo munsi asengera, ajyana ku ruhande rwa pastor, ndajya kugira ibintu mubwira. Cyagenza kujya gusengera, mabukwe yari yarambwiye gutya, bashwekuru ngo bari baravuze gutya ko ntazapfa nyikiye, kuburya inda nayiziragaho iminsi yose yo kubaho kwanjye, ntari nagize, nta kintu ntakoze ngo nivuze, ibyari byanze. Atari wa munsi ndambikaho ikiganza, ati Yesu yahise ageze, ati ndabituma igenda ikura, irakomeza irakura, tukugejeje amezi 8, ejo bundi nzaba ndi mu kubyara, ndagusaba musenge. Nibona nyikiye umwana ku bibero byanjye, nzakorera Imana iteka ryose. Ndavuga musabye cyoroshye, mitagatuka akaboko dukatire hano ku rugo twari tugezeho, dukatira cy'umurokore yari yawe, musabye cyoroshye niguyo mbere, mujyana muri iyo nzu muri salo, hamwe uretse n'umwana nawe. Yesu ashimwe cyane. Tumurambika ibiganza turamusengera, kuva uwo munsi amaze gukurikiza abandi 6. Haleluya. Ubwica narindi mvuga kugira ngo dusorezeho. Bashwekuru bari baravuze, ariko azaho bavuga ijambo ry'Imana. Buriya hari n'igihe abarozi baba baravuze, ariko umuntu akageraho bavuga ijambo ry'Imana. Buriya hari n'igihe ikuzimu baba baravuze, hari amagambo aba yaravuzwe
iby'ikuzimu bavuze se byarasohoye. Haleluya. Munsi nakira agakiza iyo wari umunsi wanjye wo gupfa, uwo bari bazi ko barangije n'ikuzimu bari bazi ko bandangije, bazi ko mpfuye birangiye. Nyuma yaho imyaka 18 irenze Yesu cyane. Haleluya. Nta kindi abarokore basengeye bari barahuye nacyo ni ijambo. Nta kindi ngeze mu nzu y'Imana ni ijambo. Iyo umuntu yumva ijambo rero aba yakira imbaraga zikiza, aba yakira imbaraga zizana ubuzima. Yesu ashimwe cyane. Aba yakira imbaraga zizana iki? Ubuzima. Kubashwe kuba baravuze umuntu barahafite ubwoba ngo nyirasenge ngo yasize abavumye, ngo nyirasenge wa sekuru cyangwa wa se ngo yasize abavumye ngo ntabwo bazabya, ngo ntabwo bazashaka, ngo ntabwo bazarama mu mago, ntabwo bazamarayo kabiri. Oya, umva, iyo waje aho ijambo rivugirwa uba utandukanye n'aho amagambo yavugiwe. Aho bavugiye ugumyeyo nyine byazasohora, byazakubaho. Ariko ahangaha imbaraga z'ijambo zivuguruza imbaraga z'amagambo abandi bavuze mu buryo butandukanye. Haleluya. Imana ibahereze umugisha. Tuzakomeza ejo twivugira imbaraga z'iryo jambo. Twashakaga kubanza gusesura, tuzinjira noneho tuvuga akantu kuri kamwe ku kandi. Riratunganya, rirarema, tuzavuga uko rirema, tuzavuga uko ritunganya, tuzavuga uko rikiza. Ariko nta kindi navuze umunsi, navuze ko ryaduhinduye. Twari babi ryaraduhinduye. Abo ryahinduye. Haleluya. Hano harimo abagore barabashize n'isoni, pastor barabashize n'isoni. Kera bakiri n'abatoto yarageraga akanifata ry'akanyazimurura agakura amaso hasi kuzakora mu gihe buryo nyine, ariko ryaramufashe riragera rimaramo inkamba rimukuramo ubushizi bw'isoni. Yabatumishije tubone muri bodiya ko ni beza. Abantu barabashize niba nabwo ngo ryaraduhinduye mu izina kandi biracyaduhindura. Haleluya. Ndagira ngo buri wese ahaguruke dusenge kandi dushimire Imana ku ijambo ryayo. Yeah.
kugena intangiriro uba ariko utegura ejo, utegura ejo bundi, utegura ejo bundi buriya, utegura ejo bundi buriya, kugira ngo igiterane cyacu gihabwe umurongo n'umwuka wera kandi gihabwe umurongo n'ijuru mu izina rya Yesu Umukiza wacu. Amen.